reka ngusuhuze neza kandi nguhe ikaze muri iki kiganiro. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abantu bose bumva ururimi mvuga, ubwo harimo abanyarwanda, abarundi turumvikana, ndetse n'abantu bari muri diaspora hirya no hino hagiye hatandukanye bumva ururimi mvuga. Icyambere nje muri iki kiganiro nje kugikora kugira ngo nikorere abantu bafite ugutwi bumva, hanyuma bakaba banafite n'amaso bareba, cyangwa se wanabereka bakareba. Hari abantu babaho bareba bazi kwirebera, hari n'abantu bareba ari uko abantu baberetse. Rero iki kiganiro niwe nyikoreye. Ikindi cya kabiri, iki kiganiro nyikoreye abantu bo mu mukumbi muto, abantu bo mu ishyanga ryera, abantu donc Imana yaronse, abantu banyura mu nzira ifunganye. Ntabwo ari ikiganiro cy'abantu bo mu mukumbi mugari cyangwa se mu nzira y'igihogere. Manje kubiseguraho rero, niba uza kumva uri wo mu nzira y'igihogere, mwebwe mwagenewe kera gucirwaho iteka. Ikindi cya kabiri, ni uburenganzira bwanyu. Buriya ntabwo mu murima w'umuntu umuntu ajya kubiba urukungu. Urukungu ruza mu murima rubibwemo n'umwanzi, kandi umwanzi arubiba abizi neza ko ntacyo azarumaza narwo, ari ukugira ngo urucangacanga nyir'umurima. Iryo ni ijambo ry'Imana, nimuryakire. Nje mu kiganiro rero, ni ikiganiro cyitwa Gospel Talk, dusanzwe tugikora hano, ariko ni ikiganiro navuga ngo ni ikiganiro gikomeye, ni ikiganiro cy'imbuzi. Nahoze nicara ndatekereza, ndavuga ariko ubundi kubera iki dushobora gukora ibiganiro nk'ibi ngibi bishobora gutuma tugirana ibibazo n'abantu? Ni ukubera izihe mpamvu? Ndavuga reka nyihorere, ariko umwuka wera anyungura igitekerezo abanga impamvu twabashyizeho mu tangatange. Nuko muri ku minara, ku munara rero. Iyo umuntu ari ku munara, ikintu aba ashinzwe ni ukureba ibyo abandi bantu batareba, ni ukubona ibyo abandi bantu bagize gute batabona. Umugabo w'Imana witwa Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndarwana, ndaterana ibipfusi, ariko simpusha. Mu yandi magambo, hari abandi bantu barwana batera ibipfunsi, ariko batabona, baziritse mu maso yabo. Abo rero Bibiliya yabavuze neza, iravuga ngo bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abanzi b'umusaraba. Iyo usomye ijambo ry'Imana ryerekana ko hari imbyaro ebyiri, urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore, cyangwa se n'urubyaro rw'Imana. Reka mbwire abantu ko urubyaro rwa Satani ni rwinshi, nshobora kwestima nkababwira ngo nibura mu bana 10 bashobora kuvuka hano mu isi, abantu bo mu nzira y'igihogere aba ari nk'umunani, abantu bo mu nzira ifunganye bakaba 2, kugira ngo ubyumve neza. Ubwo ni ukuvuga ngo aho twiga, aho dukora, aho tugenda, aho turambagiza, donc muri izo bone, muri iryo vuko, nibura abana 10 baba ari abantu bo mu mukumbi mugari. Hari ikintu Imana yavuze gikomeye, yaravuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko umutima wanjye ntabwo uzamwishimira nabasha gusubira inyuma. Bivuze iki? Reka mere ku rubyaro rw'Imana. Hari igihe umuntu w'Imana afata umwanzuro akavuga ati njyewe rwose misemo kurimbuka, nk'uko Imana yafashe Adamu na Eva ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, ikamubwira ati dore nshyize imbere yawe ibi biti, iki ni igiti cy'ubugingo buhoraho, n'iki ni igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, nuramuka wariye kuri iki no gupfa uzapfa. Uyu muntu ababaza Imana, umuntu wafashe umwanzuro akavuga ati njyewe mfashe umwanzuro wanjye ngiye kurimbuka. Uyu muntu ababaza Imana. Niyo mpamvu Adamu na Eva bababaje Imana, kugera ku rwego Imana ifata umwanzuro wo gukora umushinga wo kongera gucungura umuntu. Kugeza izi saha muri iki kiganiro ushobora kubaza se kuki Robert ukoze iki kiganiro? Ni inkuru nabonye yabaye i Burundi mu giterane cy'umuvugabutumwa Evangeliste Chris Ndikumana.
hapfa abantu bagera mu 8. Bibutse ko itangazamakuru rishobora gukora rikavuga inkuru bitewe n'impamvu yazo mu rwego rwo kwanga guhahamura abaturage cyangwa se no guhahamura sosiyete. Ahantu hakoraniye abantu barenga 200,000 hashobora gupfa 80 mu rwego rwo kugira ngo abaturage badahahamuka, bakavuga 8. Ibyo rwose mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage bibaraba rimwe na rimwe. Ariko kuko itangazamakuru tutari duhari ryerekanye abantu 8 nibo tugiye kuganiraho. Mbere ya byose reka tubwire ba nyiri iyi miryango nkuko Evangeliste Chris Ndikumana bivuze, bihangane kandi bakomere. Yanatangaje ko ari kumenya kubasengera. Ibi ni ibintu bisanzwe mu biterane. Paulo yigeze gukoresha igiterane witwa Utuku, aramanuka agwa mu idirishya arapfa, ava mu mwuka. Ariko kuko Paulo ari yuzuye imbaraga z'Imana, Paulo buranantangaza, yaravuze tutatubuza umudendezo, ngo amuramburaho ikiganza arongera asubira mu mwuka w'abazima. Sinzi impamvu Chris Ndikumana w'ibi bintu atabikoze, bazura aba bantu rwose byari kuba byiza. Ariko reka dukomeze. Nari ndi gutanga urugero rw'urubyaro rw'Imana, ukuntu rushobora guhitamo kurimbuka n'Imana umutima wayo ukababara. Ariko reka mbwira abantu badukurikiye, ese mwari muzi yuko hari ibintu abantu bakora benshi bagiye batandukanye bitagize ikintu bibwiye Imana, itanitayeho, itanigera inatekerezaho, kuko sabo mu rubyaro rwayo. Kamfata urugero rwa hafi kugira ngo iki kintu mucyumve neza nyibasobanure neza. Urabona hari igihe bakubwira ngo wenda n'urugero mu gihugu runaka hapfuye abantu, ntambara, umwuzure, kubera ko abo bantu batari abantu ba hafi bawe ntihagire ikintu bigutwara ku mutima, ukumva ari ibintu bisanzwe. Hari abantu rero mu isi bakora ibintu n'Imana nabitekerezaho, kuko barabizi ko bagenewe kera gucirwaho iteka. Reka mvuge ngo barose inzozi mbi z'iteka. Barose inzozi mbi z'iteka. Abo rero ntabwo Imana igize gute ibitayeho. Ntabwo ikeneye no kubumva, tugiye tuba clear. Ariko ndashaka kugira ngo tuganire n'abantu bari mu mukumbi mutoya. Niba Bibiliya yaravuze ngo izina rya Yesu niryo zina ryonyine rikiza mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Niba uri kuri standard yuko application yakanguka yakurinda indwara, yaguhesha agakiza, yaguhesha ubugingo buhoraho, reka nkubwize ukuri, ibintu byose ukora nta nubwo Imana ikwitayeho. Ndabivuze nka Robert, ntabwo rwose Imana ikwitayeho, icyo cyo mukimenye. Natanze urugero rwiza, ndababwira ngo iyo urukungu rwanze kwera, nyir'umurima ntabwo ababara. Kubera iki impamvu atababara? Nuko icya mbere ntabwo nyir'umurima urwo rukungu ruba rwaramuvunnye, si uba wararubibye. Cyokoza nyir'umurima kubera ko ari umunyabwenge, afata umwanzuro akavuga ati uru rukungu reka nere kururandura mbe ntegereje igihe cy'isarura. Kubera izihe mpamvu? Nuko sometime urukungu ruba rusa n'amasaka bisa, kandi uwateye urukungu nababwiye ngo abashaka gukofonda gusa, nta kindi ni icyo ngicyo kiba cyamuzanye. Abantu rero Satani yahumye amaso ni abantu be, ikindi bari programme kandi ni abantu benshi. Abarimbuka bo rwose nababwiye ngo iki kiganiro ntikibareba. Ndi kubwira umuntu wese wumva yarahisemo ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba yarafashe umwanzuro ati tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara. Abagezeho baragwiriye, abandi bari mu nzira. Ni ukuri pe, niba izina rya Yesu atari ryo
wizera ko ari yo mukiza, rikaba umucunguzi, rikaba umurengezi. Revoir. Cyokoza wumvisha iki kiganiro, Imana ikaguhamagara nk'uko ihamagara intama zayo zazimiye, waza. Hari ikintu abantu bataramenya, niba uri mu mukumbi muto, reka nkuraburi. Iki kintu mujya mubona cyaje de lumière, cyangwa se gukina n'urumuri. Ubundi iyi je de lumière, umucurabitekerezo wabyo ni nyiri nyenyeri y'isi. Nyiri nyenyeri y'isi. Ibintu bikorerwa mu nsengero abantu benshi ntabwo bajya babyitaho. Hari ukuntu mujya mubona babwira abantu ngo muzimye amatara hanyuma mucana amatelefone yanyu. Ziriya bazita maji ceremoniale. Donc abantu bazi ibintu bya kabari y'abayahudi barabyigisha, barabigisha. Rero abantu benshi ntabwo bajya batekereza, nimujya mu rusengero pana kuceza gusa, kudansa, kugira igisirimba, mujye mureba je de lumière zikinirwa mu rusengero. Ikindi cya kabiri, ibintu bidasanzwe, icyo bita ibintu bidasanzwe. Nituvuga ibintu bidasanzwe, niba mwagiye gusenga muri izi sengero nyinshi zigiye zitandukanye zandagaye hano mu isi, wenda ubwo mbwiye umuntu ushobora kuba akiri muri ya za nama zirongotana hirya no hino, reka nkweshire ijambo kugira ngo umukiza najya kubashakamo. Si byiza kubona imiziki icezwa, mujye mukora attention ku bintu bidasanzwe muri kubona mu rusengero. Wenda muzi ibyo abantu bavuga, ariko murebe izi je de lumière ndi kuvuga babwira uburyo ki abantu babikora. Kabiri, ibintu bidasanzwe byabaye aho hantu. Urumva sinzi ukuntu wambwira ngo abantu bagera mu 8 bapfuye ngo baje kumva ijambo ry'Imana. Ari kibazo mpita nibaza nkavuga ubu nk'ubu wenda dusuppose wapfuye we yapfuye biba byanarangiye. Dusuppose nk'umubyeyi wahagurukanye n'umwana we ngo bagiye gusenga agacyura umurambo, ukuntu aba yiyumva. Nyago nyine ibyo bintu mba byumva. Ariko izi muri aya mahembe mubona mu nsengero mu bintu bidasanzwe, iyi myambarire idasanzwe. Misi yashize hari umwe waje Kigali yinyeganyeza rwose. Ariko reka mbwira abantu badukurikiye, mujye mureka imikino. Umuntu wese amaze kugurisha ubugingo bwe akaba azi ko yinjiye mu nzozi zitarangira. Njye mbigereranya, urabona kuramburura kuna inuza itungo riramburura. Njye mbigereranya nko kuramburura. Umuntu amaze kuramburura ubugingo bwe, please nimukajye mukina nabo. Gikinyi bibwirire nimukajye mukina nabo. Nta kintu baba basigaje, nta mikino bagira. Umuntu wamaze kuramburura ubugingo bwe nta mikino bagira. Ashaka azari guseka. Ijambo ry'Imana ryaratubwira ati batumye mu masega. Cyo ni cyambere. Kabiri sawa babyumvishije. Rega abantu mujye mukora n'ubushakashatsi. Ibi bintu byabaye nk'i Burundi ntago ari ubwa mbere bibaye. Witwa Marcelo Tonasi yigeze kubikora ari mu giterane. Bibiliya iravuga ngo Babuloni iraguye, abacuruzi bayo yarabarondoye igera ku rwego n'abacuruzi imibiri y'abantu n'ubugingo bwa. Ubundi mu isi y'ubucuruzi, ubundi umuntu wa danje ni umuntu ucuruza ubugingo bw'abantu. Undi umuntu danje ni umuntu ucuruza imibiri y'abantu. Abo bantu babiri nibo bantu b'abakire babaho. Shobora kwibaza ati igiterane nk'iki kiba kibaye n'abayobozi bakirebera nta kintu na kimwe bakora, nta kintu bavuga iki? Kaba abantu bacuruza ubugingo bw'abantu baba bakomeye ku rwego rwo hejuru. Sinabonye umwe bamwikoreza umusaraba akirwa uzengurukana ahantu. Bavuga iki? Hari umuntu umwe witwa Travis w'umuhanzi yigeze kubikora nawe yica abantu benshi mu giterane cye. Ikintu cyantangaje n'ukuntu icyo giterane yari yakise. Kitwaga Astro World
Asteroid ubwo muzi ikintu bisobanura, inyenyeri y'isi. Abantu benshi mugenda mu kigali, ndabizi ubu muraza kuza gutukana, niwe Illuminati, niwe Antikristo, niwe urwanya Imana. Sava, twarabyakiriye, twarabyemeje rwose. Uko dututsi ntago narabwiye ngo maze imyaka 8 kuri YouTube, ntago uko tuntu two kumbwira ko ndi Antikristo, ko ndi Illuminati batunutse kera. Wa mwana ari umuhungu umwe yavuze ati ariko mwiyuza gutuka muri kunuka ngo kubabyeyi banjye. Ibyo bintu batangiye kubinuka ndi mayibo bafite imyaka 8. Rero kuza kunuka ntago muzambuza gukora umurimo w'Imana. Nanjye sinzabuza umuntu kujya muri ibi biterane. Ariko hari ikibazo nibaza, niba ushobora kumarana n'umuntu imyaka 2, 3, 5 ubana nawe ariko utarahishurirwa, ubundi barakubwiriza ubutumwa bwiza, niba upfutse mu maso uragira ngo tukugenze gute? Ariko reka mbabwire ikitonderwa, Satani nta burenganzira afite mu mukumbi muto, nta nubwo afite n'uburenganzira bwo kubahuma amaso usibye abo mu rubyaro rwe. Niyo mpamvu rero tuzicara ku munara tukabwira abantu, tukababwira iby'ubwami bw'Imana, twagati muve mu mwijima mubi, muve. Abantu Satani afite uburenganzira ni abantu be. Niba ufite uburenganzira bwo kubakona cyangwa akabakoresha ibyo ashatse, ni urukungu rwe nk'uko nabibabwiye. Abo ngabo ntago mu mucyo w'Uwiteka cyangwa se umucyo w'ubutumwa bwiza wabarasira. Wapi. Rero abantu 8 bagapfa ko bari mu biterane bye, byanangaje. Kandi ibinyamakuru by'iwacu na byarociye birarumira. Wigera hari aho ubibona. Abantu Satani mwese yahumye amaso, mutabasha kureba, muzashiduka mugeze kumworera wa Gehenomu. Nibwo muzavuga ati shati ndabibonye koko, twarashutswe, twarahemukiwe. Nisoreza ikiganiro cyane ntago kiraba kirekire, ariko reka mbabwire abantu berekwa uko murebwe. Mutekereze kabiri. Aho umuntu abyuka mu gitondo avuga ngo agiye gusenga bagacyura umurambo, mutekereze kabiri. Imana ibahe umugisha. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha.